Kibazo kandi ikibazo giteye gitya kiye kibazo abantu tubana n'ubumuga dusigaye dufite dukorerwa ihohoterwa atari imeze gute umuntu wasigaye umuntu yigendera mu muhanda ngo uwari wese akataba mu bakare marasaba nk'umuntu bakamuha nk'igishoro bakamwandika bamara kumwandika ntazongere kuza hano ku marembo yabo kuza kusabiriza none cya kintu bampaye nimbara amafaranga se nimba ari iki bakazaza baza kunsura nkabereka igikorwa nakozemo hari nko kugura inka nkaba nayiragira cyangwa se nkigurira ishyamba naryo rikazangwana mu minsi iri imbere ariko tukabona butaza gusa wagwa nk'ubushobozi wumva wakora uwo mushinga gutanga mitiyo wabasha kubikora ibyo ngibyo ko watanga mitiyo harabura ikirere kugira ngo ube wabasha kuba wakwiteza imbere ukora serivisi yo gutanga mitiyo gutanga mobile money igishoro mwigeze mugana se wenda imiryango remezo ya hano mubabwereka imishinga mushaka kuba mwakora bakanga kubafasha ntabwo mwaganiriye Okay. None watekereza iki ni ubuye butumwa urimo guha abafite ubushobozi kwa babasha kuba babaha kwiteza imbere muri rusange? Ko kubafasha gute muri rusange gute? Bwo kudufasha umuntu bakamuha igishoro akaba yabasha kuva mu muhanda. Ngo nta usarura atabigera ubase niyo wabiba bikarumba cyangwa nyabarongo bikatwara ariko uba wakoze. Ngiye yo mbashije kubona yaba 2 cyangwa 5 nkajyana mu isosiyete yo mu cyaro itanga 30,000 bya buri kwezi y'amafaranga bayampamo nkaba nakimura nk'umuntu usibye ko iyo sosiyete biramara imyaka 2 nakimura nk'umuntu umudama njya kubona aho guhinga n'abana ariko buri kumva nanjye bayampaye ntabwo napfusha ubusa nakoresha igikorwa kigaragara nkazafata n'umukristo wabo nkamupakiza nkajya kumwereka igikorwa nakoze kifuzo cyanjye mbese nuko bazamfasha nanjye sinigumye kuzahangaha nugumye ko waza ahangaha ariko bakama nk'inkunga ifatika wenda nk'ibihumbi 200 cyangwa se kwicyo urahasengera urahasengera waje ubwo muri misa kangahe nagiye muri misa ya mbere hari ubwo busabe bwawe wigeze ujya muri wenda muri muryango remezo kwa padiri umubwire mwereka umushinga ushaka gukora akawenda yera kwanza gufasha cyangwa bagufashije nawe dusanga hano nta kintu atubwira usibye ko iyo dushaka nk'imyenda tujya muri Caritas bakaduha imyenda n'ibyo kurya n'amasabune mu bijyanye no kwiteza imbere ko hajya baha imishinga hakabaho abantu bahugura abantu kwiteza imbere ese cyangwa se gukora imishinga itandukanye mwebwe nta muntu urabasha kuba yabegera ngo abagire iyo nama yo kubona mwabasha kwiteza imbere n'ubundi perezida w'amatsinda y'abatanga amafaranga hano kuri Jena Patrice turakusanya ku buryo mu cyumweru dutangamo buri cyumweru dutanga 2,000 tukateranyiriza umuntu umwe tukabura titiri mu matsinda gutya dutanga amafaranga ariko nta kintu badusayidira mutanga amatsinda muri mu itsinda ry'abantu bafite ubumuga cyangwa n'abantu bandi bose abafite ubumuga benshi aba bose bari hano barimo abadafite nk'ubumuga barimo n'abantu nka 6 gusa turi abantu 18 n'uyu ni muzima abenshi mbese bafite ubumuga Okay, none ku bijyanye no kuba wenda wabwira umuntu ngagufashe bo bubona babikorana nawe mutima ubona bikorwa gute cyangwa no guca bakigendera gusa ese ko naba badafite mikoro ufite icyatanga aratanga utagifite arakomeza nose ariko naba bafite ibibazo bafite ibindi bitekerezo kandi ashobora kunyura n'afite imodoka akavuga ati imodoka yanjye nta lisansi ifite cyangwa se watubwiye ko muba mufite itsinda muhuriramo nk'afite ubumuga hano muri Jena Patrice ese mukora iki kugira ngo mubashe kubwira leta ko hari imiryango ifasha abantu bakaba baha iki gishoro mukagira icyo mwiteza imbere uruwe buvugizi bundi babaha burenze kuri ibyo ngibyo nk'ubu ngubu mbese urabona urugero nk'ahantu mvuka na mituweli ndayitangira uri kumva kuko na mituweli ndayitangira nta kintu leta yansayidira kuva
mbese nagira nta kintu babigira bama kuko nkariya ubuvuka baba kuvuga bati kanaka nimba ubonye udutwa dufaranga ukatutanga mu ishyirahamwe wamara kudutanga mu ishyirahamwe wariyumanganyije ukiguramo ako gasambu abantu muturanye baba bari kujiginwa ati kanaka ari kutugurana amasambu ari kugira ate kandi nawe mba ndi kwiteganyiza nibuze kugira ngo ningera mu myaka 50 nzabashe kujya muri bya bindi byanjye bindi hajyabaho ibibina ni ibibina nyine none se mu bijyanye no bwisungane mu kwivuza mituelle de santé muhagaze muti ngenda yitangira ntawe ntangira n'umuryango wawe wose umuryango wanjye wose mfite abana 2 n'umudamu narasudeje nararushye uzimara igihe kingana gite ntekeneye kuva namugara nizo nagendeye ubwo wagize ubumuga ryari 2013 wakoze accident 2013 nibwo bashe kuba wafata imbago izo n'ubu ngubu wabuze ugufasha kuzihindura urabona zidafite ino zitararangiye Imana izaziguha Imana izazima ndanabyizeye kuvuza muri misa ufite intego yo gusaba Imana izaziguha izazima ndabyizeye cyane mfite icyizere cyane ko izazima rwose murakoze wumva uwaguha ubushobozi wakora iki muri rusange kugira ngo wenda uve ahangaha nawe ugire ikintu kindi wigezaho wumva wakora iki baguhaye ubushobozi mbonye ubushobozi nta kintu na kimwe natakora njye buri kimwe cyose mfite ubushobozi nagikora byo wumva ari iki kikuri ku mutima cyane ikindi ku mutima cyane ni uko nava mu muhanda ni uko nta bushobozi ndabasha kubona nta bushobozi urabona wumva ukeneye nk'amafaranga yo kuba wenda ikintu utekereza gukora ni igiki ese wumva gikeneye amafaranga n'iki niyo yabihumbi 100 niyo yabihumbi 50 nabizamukiraho babizamukiraho nakora ibihuye n'ubushobozi bafite ikibazo kandi ikibazo giteye gitya kiye kibazo abantu tubana n'ubumuga dusigaye dufite dukorerwa ihohoterwa atera imeze gute umuntu wasigaye umuntu yigendera mu muhanda ngo uwari wese akataba mu mva karimo arasaba ugasanga baraje bahise bagufata bagushyize mu modoka nuko twebwe tubana n'ubumuga nta bushobozi tuba dufite ngo tube dufite amasmartphone nako tuyatunze ibintu byose bidukorerwa twajya tubifata nako tukajya tubyohereza ku muntu rero bari abanyerondo basizeho mugiye kujya mwabishira neza abanyerondo babasha kuba bahohotera bava mu gusaba cyane none sare n'igihe bagubona uri muri igendera ubundi akenshi na kenshi dufite itoterwa ry'uko umuntu wese abana n'ubumuga bashobora kukubona uri muri igendera mu muhanda akumva ko nyine urimo uragenda ngo usaba iteka n'iteka nubwo utaba urimo urasaba kuko muri twese ntawe utaragera igikondo nkanjye imaze kugera igikondo kabiri bamfunga bakuziza gusaba niyo utaba urimo gusaba bakagufata baragufata bakeka kuri gusaba nicyo tuma rero turavuga tuti badushakira nkunga tukabona ubuva mu muhanda noneho babona ugarutse nko mu muhanda uri gusaba kandi warabonye inkunga bakaba bagufata bakagupakira bakagucira mbisi bakagucira inuza bakavuga ati za nkunga twaguhaye ntacyo zakumara waragiye uririra gusa ariko baziduhaye twagiye icyo tuzikoresha nkaho umunyamakuru kaza nkajya gukoreka ibikorwa nakozemo cyangwa iki mwemera nkagupakiza nkajya gukoreka ibikorwa nakozemo hanyuma iryo shyirahamwe rero watubwiye ushaka kubahagarariye se iryo rikora iki kugira ngo babashe kubarenganura ko babafatira mu gatebo k'abantu basaba kandi mutarimo gusaba ugasanga bagiye kubafunga rikora iki kugira ngo babashe kubarenganura ishyirahamwe ryacu twe turi mu mashyirahamwe menshi turi muri za nadoro ikora iki nadoro ni ishyirahamwe ni amatsinda y'abafite ubumuga bateranira ku tugari bakaza bizigama amafaranga noneho ya mafaranga umwaka warangira bakarasa ku ntego bakongera bakayagabana ariko kugeza na n'ubu nyimazemo imyaka 5 hari imasoro ntacyo batugezaho ubwo abanyamuryango bangana bate muri iyo nadoro turabanyamuryango 20 muterana ryari buri wa kane muraterana saa 9 nawe mu buryo bw'ihohotera se windi usibye abandi bashinzwe umutekano abaturage basanzwe bo nta kindi kintu kihohotera kibaho nicyo nicyo cyo kutwirukaho gusa ugasanga bari kudufata batujyana kwa kabuga gusa nta kindi murakoze